Abantu benshi bakunze gufata urukundo nk'amarangamutima, aza agafata umuntu akamuhindura nk'umusazi, akamuhindura nk'igicucu imbere y'umuntu runaka. Ariko burya nubwo abantu benshi ari uko nguko babyumva, ntabwo ariko kuri. Urukundo ni amahitamo, kandi aya mahitamo akorerwa mu bwonko, ntabwo akorerwa mu mutima. Ni ukuvuga ngo ukwiriye kuba ukunda umuntu wabitekerejeho, wamenye niba uwo muntu ari uwo gukundwa, ari umuntu ukubereye, umuntu muzafatanya urugendo mugasohoza umugambi w'Imana ku buzima bwanyu. Ibi bikaba ari ibintu bigenda bikarenga uko umuntu agaragara inyuma, bikinjira ndani bikareba mu ndiba, ukiga umuntu wese, ukiga umuryango we, ukiga imibanire ye n'abandi, ukiga imikorere ye mbere yo kumwiyegurira.